Hello, nongeye kubasuhuza muri hose kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Twagarutse mu gikoni uyu munsi tugiye guteka ibiryo biryoshye cyane, ni ibiryo nkunda cyane. Harimo turaza gutegura ibiryo birimo inyama, turaza kandi nanone no kubitegurana n'amashaza. Dufite n'ibintu turi buze gukoresha bitandukanye, harimo igitunguru, harimo inyanya, turaza gukoresha na tungurusumu, turaza gukoresha na karoti, turaza no gukoresha na poivro, hanyuma n'aka kadimu turaza kukifashisha. Dufite n'ibindi birungo by'amafu hano, nabyo ndaje mbereka ukuntu tugiye kubikoresha. Ukuntu tugiye kubanza gutangira, ngiye gufata zino nyama, namaze kuzironga neza, zikasemo ibice bitoya. Murabona ukuntu bino bice bingana, ni ibice bitoya cyane, ntabwo ari inyama zikasemo ibice binini. Mpite nzishyira hano muri ino safuriya gutya. Nari narangije kuzironga, kuzitegura. Noneho mfate ibirungo by'amafu. Hano mfite urusenda rwa cayenne pepper, n'ifu yarwo. Mfite na cinnamon, ifu ya cinnamon, nkagira na black pepper, nkagira na turmeric, noneho nkagira na ginger powder cyangwa se ifu ya tangawizi. Ngiye gufata bino birungo. Ushaka gukoresha akayiko ubaye utamenyereye gukoresha ibirungo, ukajya ukoresha kano kayiko, ukajya upima akayiko kamwe ugashyiramo hano. Ngiye kuko mbimenyereye nzajya ngira gutya. Hano mbanjemo ifu ya tangawizi. Noneho data nshyiramo ino fu ya turmeric. Kose upima akayiko kamwe, akangaka gatoya. Noneho ahangaha ndahita mpima ifu ya cinnamon. Noneho mpite mpima n'ifu ya black pepper. Ino black pepper ntabwo ifite akantu ko gukoresha turiya twenge, nshobora gushituka nashyizemo nyinshi. Ngiye gukoresha kano kayiko. Noneho nindangiza nino cayenne pepper, runo rusenda, ifu y'urusenda nayo nkoreshemo kano kayiko kamwe. Hanyuma nindangiza nshyiremo n'umunyu. Umunyu ndakoresha kino kiyiko kinini, ndashyiramo umunyu ungana nka gutya. Niko ukuntu ungana. Urangana n'utu tuyiko tubiri upimye. So noneho turahita dufata akuko, cyangwa ushatse wareka no gukoresha kuko, ugafata gutya ino safuriya ukasimbiza gutya zino nyama. No wamara gusimbiza gutya, ugahita ukoresha amavuta, ugapima amavuta, ugapima ibiyiko bibiri by'amavuta. Niba udasanzwe ukoresha, wenda ari utamenyereye guteka, ugapima ibiyiko bibiri by'amavuta ugashyiramo gutya. Warangiza ugafata kuko ukavanga. Ahangaha tuba tutaracana umuriro ntago uba ucanye, tuba tutarawucana. Ukavanga neza, amavuta agakwira mu nyama gutya. Noneho warangiza ugahita ucana umuriro, ugacana ku muriro uringaniye, umuriro utari buze uhita uba mwinshi cyane mu isafuriya ngo ube wabishiririza. Ucana ku muriro uringaniye. Noneho inyama zawe ukazipfundikira akanya gatoya, ubundi ukajya ugenda uvanga. Tugiye kubipfundikira nibuze iminota 5 ku muriro uringaniye. Nyuma y'iminota 5 turaza tubihindure. Mu gihe dutegereje iminota 5, tugiye kuba turi gutegura zino mboga, dukata ibitunguru, karoti n'izi poivro. Izi nyanya ariko ufite blender nk'iyanjye, ufite blender, izi nyanya biba byiza iyo uziseye ukazisyana n'izi tungurusumu. Niba ufite blender ujye ubanza uzisye. Niba utazifite ntacyo wazikata, ukazikatamo uduce duto ukaza kuziteka. So ngiye kubanza rero gukata zino karoti, nindangiza nkomeze n'ibindi byose.
tugaruke ku nyama zacu nyuma ya minota 5. Uri kubona zabyaye isosi, twatetse ku muriro muke zagiye zibyara isosi, muri kubibona. Kubona ukuntu zimeze zanahinduye ibara, ziba ziri gutangira kugenda zishya, muri kubibona. Kandi harimo isosi nyinshi, muri kubibona. So gutya rero, gutya ziba zatangiye kujyamo isosi gutya. Usa uravanga gutya n'ubundi, gutya ukavanga. Noneho warangiza ugasa n'uwongera umuriro gakeya. Ukongera ugapfundikira nk'iyindi minota 5. Dukomeze dukate imboga zacu mu gihe dutegereje ya minota dutetse ziriya nyama. Teka ku muriro uringaniye. Iyo utetse ku muriro mwinshi iriya sosi ikama vuba zidahiye, kandi kariya gasosi iyo utetse ku muriro mukeya zishya neza mu gasosi gakeya. Dupfundure turebe ukuntu inyama zacu zimeze nyuma y'iminota 5. Zatangiye gusa neza. Ya minota twamaze do ya sosi yagabanutse, hasa n'hasigayemo amavuta, yendaga ndetse no gushiramo. Noneho kuri no etape ka gasosi twavuze kagomba gukamiramo neza ku kariro gakeya, tugiye guhita dufata ano mashaza, dusukamo amashaza. Ya mashaza yacu twaronze neza, twanatoyemo imyanda. Amashaza iyo kiva ku isoko aba arimo imyanda, abasa nabi, ugomba gufata igihe ukayatora ukanayaronga neza agashiramo imyanda. Turavanga gutya. Nabona inyama zacu ukuntu turi kuzivanga ku muriro uringaniye, no kugira ngo bya birungo nashyize mu nyama mbivange gutya n'aya mashaza bikore. None iyo hamaze kuzamo agashyuhe, kuko ano mashaza nyine yarakonje, iyo hamaze kuzamo agashyuhe uhita ufata za nyanya, zino nyanya muribuka ko naziseye ziri kumwe na tungurusumu, ugahita usukamo gutya. Barangiza ukongera umuriro, ugashyira ku muriro usa naho ugiye kuba mwinshi. Noneho warangiza ugapfundikira ukabireka bikabira. Ku ruhande uba wabijije amazi, uri kubiza amazi. Noneho nibimara kubira gutya ndaza kubereka ibindi bintu turi guhita dushyiramo. Tugiye gupfundura turebe ukuntu bimeze. Byatangiye kubira amanuza, amashaza nayo arimo aragenda ashya. Noneho hano kuri ahangaha tugipfundura cyangwa dushyiramo imboga. Ahangaha iyo ushatse ibitunguru ubishyiramo mbere, cyagiye uri gukaranga inyama bwa mbere. Ku nshuro ya kabiri upfundura ugiye gukaranga, iyo ushatse uhita ushyiramo ibitunguru, ariko ngewe nkunda kubishyiramo nyuma, ntabwo mba nshaka kubiteka igihe kirekire cyane. So ngiye guhita nshyiramo rero bino bitunguru n'izi puwavuro. Tuvange gutya. Ahangaha muribuka ko twashyizemo inyanya ziseye gusa, nizo tukiri gukoresha, ntabwo twari twashyiramo amazi. Noneho tugiye kugira gute, tugiye guhita dushyiramo ya mazi. Nababwiye ko amazi uba ugomba kuba wayacaniriye, wayabijije kandi agishyushye cyane. Turashyiramo amazi turinganize n'aho bino biryo bigarukira. Amazi ntabwo aba agomba kuba menshi cyane, aho ibiryo bigarukira ni naho n'amazi nyagarukirije. Noneho umunyu, cyagiye twari twashyize umunyu mu birungo, no mu nyama nyine cyagenda gushyiramo ibirungo. Ngiye kongera nshyiremo uwundi munyu mukeya. Noneho nindangiza ndahita nshyiramo nino tomato paste. Twari twashyizemo inyanya, turashyiramo sauce tomate itari nyinshi. Ntabwo kano kose ngende bukamariremo, ndashyiramo gatoya gakeya nako. Tuvange. None ahangaha rero turahita
Turahita dupfundikira ibiryo byacu, turahita tubipfundikira, umuriro tuwushyire muri medium, twe kugira mwinshi cyane, mushyize ku gihumbi, tuwushyire muri medium, ducanire kugeza igihe bino biryo bihiriye. Ntabwo ushyiraho umuriro mwinshi cyane, iyo ushyizeho umuriro mwinshi cyane birakama, bitewe n'isafuriya watetsemo, bishobora gushiramo hasi bidahiye, bishobora gukama nanone bitanahiye. Ni byiza gushyira ku muriro uringaniye, noneho ukanapfundikira neza, ibiryo byawe bikagenda bishya buhoro buhoro. Turaza kugaruka turebe ibiryo byacu byahiye. Tugiye kureba ibiryo byacu uko bimeze. Hari hashize iminota 15 tubicaniriye. Tugiye kureba ukuntu bimeze. Mo biragenda bishya, urebye ni nkaho byahiye, ahubwo biri kugenda y'amazi asa n'ari gukamamo. Bigeze kuri no stage, harabura iminota mike, harabura nk'indi minota nk'icumi basi ngo ano mashaza abe yahiye. Twashyizemo umunyu, ariko umunyu twashyizemo ntabwo navuga ngo ni mwinshi cyane ku buryo dushyizemo soy sauce wahita uba mwinshi cyane, ahubwo hano turahita dushyiramo agasoy sauce, nako karyoshya ano mashaza. Iyo harimo agasoy sauce, kandi nibuze nk'ikiko kimwe, ugapima nk'ikiko kimwe, ugashyiramo noneho na fish oil, na fish sauce. Iyi ngiyi mbanjemo fish sauce, nayo soy sauce nayo ugahita uyishyiramo gutya, ugashyiramo nk'ikiko kimwe, noneho warangiza ukavanga bisanzwe gutya. Hari indi gu yiyongeramo iyo wongeyemo fish sauce, iki kirungo cya fish sauce, ukongeramo n'iki kirungo cya soy sauce. Hari indi gu yiyongeramo nziza cyane iryoshya bino biryo. Noneho ukavanga gutya, warangiza ugahita wongera ugapfundikira. Ahangaha turaza kugaruka byahiye, nta bindi biri buze kuba bisigaye. Turebe ibiryo byacu byahiye. Y'amazi yararimo asa n'ari gukamenda gushiramo. Iyo ushaka ko amashaza yawe n'inyama zawe byumuka, uraguma ugacanira, ayo mazi agashiramo. Ariko njye ndashakaga ko habonekamo agasosi. Kuva cyagiye tumaze gushyiramo amazi bwa nyuma, twacaniriye nibuze iminota 30 ku muriro uringaniye. Amashaza yacu yahiye neza, ibiryo byacu byose byahiye neza. Hano rero mafite umuceri natetse, so ndarisha ano mashaza. Ibiryo byacu birasa neza, biragaragara neza. Murebe ukuntu amashaza yacu asa n'inyama. Umva, njyewe biri uruhande biraryoshye, umva birahumura, ntushaka kubyumva ukuntu bihumura. Biraryoshye cyane ariko it's so yummy. Umva, mwakoze cyane gukurikira ino video, mwaze kureba ukuntu nteka ano mashaza avanze n'inyama. Ndizera yuko namwe mwakurikiye video yose kuva itangiye kugera irangiye. Tuzasubira ubutaha, kandi n'ukuri niba uri mushya ukande subscribe. Hari amavideo menshi cyane uzajya ugenda ureba amashyashya, ujye usura n'andi yatambutse. Bye bye.